Uyu munsi ndashaka urubyiruko mwicare mbahereza ubutumwa. Abagabo, abagore nimuze hano mugende mutarangije iyi video ndabasabye. Tugiye kuvuga ku mibonano mpuzabitsina, guhuza ibitsina n'uburyo byishe benshi uyu munsi, nyamara bibwira ko ari bwo buzima bwa nyabwo. Uretse tega amatwi. Ngo umugabo ashobora gufata urugendo rw'amasaha 8 byonyine ajyanywe no gusambana cyangwa se gusambanya umugore w'inshuti yiwe kandi atanamukunda, ntamukunde ngo amugire ubuzima bwe, umugore w'ubuzima bwe. Wumva ukuntu dutangiye. Ese ni mwasaze? Ngo guhuza ibitsina bituma abagabo bamwe bitwara nkaho bafite urukundo, ariko se hehe rwahehe ko ari hafi ya ntarwo. Ni abagabo bitanga ibitambo, bakaba bafata urugendo rw'amasaha 8 bakaguha impano cyangwa se bakagura impano. Bazagenda bishyure hoteli nziza hafi zinahenze, inyinshi muri zo, ndetse nyuma y'ibyo bongereho ibindi binahenze cyane, bihenze ku buryo ushobora gutekereza ko ibyo byose ari urukundo rwa nyarwo ruri kubakoresha, ariko ngo uzabazwa nuko azaba agenzwa n'igitsina gusa. Ni abagabo. Bagabo mwabaye iki? Ikintu kibabaje cyane ni iki? Ngo ikibabaje ni ukuntu abagore nabo nkaho nta bwenge, ngo birangira bashituwe n'abo bagabo bameze gutyo. Ni abagore ngo mu bwenge buke, ibaze ko bazatekereza ko abagabo nk'abo ibyo byose babikoze mu cyimbo cy'urukundo, mbese bagamije urukundo rubarimo. Ngo igitsina ntabwo ari igisobanuro cy'umuntu ukwemera reka. Nakubwiye ngo umva ubu butumwa wowe tukiri kumwe. Ati abagabo, umugabo ashobora kuryamana n'umugore mu buriri bumwe, bakirangiza ibyo bakora ngo akaba yahita atangira kwitekerereza uwo azakurikizaho cyangwa se arakurikizaho. Bashiki bacu nimuhumuke, muve mu buhumyi. Ndagira ngo niba ufite umuntu ukunda, iyi video uyimusangize no yaba mushiki wawe. Ati abagabo, ubundi kunyurwa kwabo ku byerekeye guhuza ibitsina, abagabo bamwe ngo birangirana, ibi bintu birangirana n'iminota mike cyane, nyuma yabyo ngo akaba yajya ku wundi. Ati ubundi biba muri kamere y'intare kujya guhiga intare. Ngo uko niko bimeze no ku bagabo rero. Ngo umugabo wafata amafaranga ye akaba yava mu Rwanda agafata urugendo akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanwe n'igitsina, uyu mugabo yabikora nkaho mu mbaraga bimeze nkaho atazigira areba undi mugore nyuma y'uwo. Ngo ariko se byahehe bagabo bacu, ikibazo ni ikihe cyangwa se kirihe? Musubize ahangaha. Reba nkwereke. Ngo abagabo imibonano mpuzabitsina ngo ibakoresha n'ibintu cyangwa se ishobora kubakoresha ibintu ubundi bisa n'ibidashoboka. Ngo noneho n'abagore nabo bagahindukira bagasarira abo bagabo, ngo nyamara urukundo no guhuza ibitsina ntaho bihurira. Ngo ayo magambo, ayo ni amagambo udashobora no gusanga kuri page imwe muri dictionnaire cyangwa se mu nkoranyamagambo. Ubwo ngubwo ngo abagabo benshi bariko ibintu by'agaciro mu buzima bwabo, bakaba bakwicukurira imva kubera uguhuza ibitsina byonyine babikoreshwe n'icyo kintu. Birababaje. Abagabo benshi bakiri bato uzabona bakora cyane ubutaruhuka, ngo gusa ikibabaje ni uko bakorera ikintu kimwe, kubaho bafite abakobwa benshi mu buzima bwabo cyangwa se abagore. Ngo ushobora kuzababona ugatekereza ko bari gukorera cyane cyangwa se bari gukora cyane ngo bazabeho neza mu bihe bizaza, ngo ariko bari nyamara gukorera ukwishimisha ibyo ngibyo gusa. Mbese abagore, ati uyu munsi abanyeshuri biga babana nk'umugore n'umugabo. Ati genda uhengereza muri za kaminuza urebe niba ugira ngo ndakubeshya. Nyamara ibyo rubanda tubamo, sosiyete tubamo yo irabireba ibintu nk'ibyo ngibyo igatinyuka ngo ikabyita urukundo. Ngo nta numwe wibaza ngo bariya abanyeshuri baba bandi bahinduka ibiki nyuma y'amasomo. Ngo banza ariyo mpamvu uyu munsi dufite abarangije cyangwa se abarangije za kaminuza benshi bumiwe bakubiswe kurusha abubaka igihugu, nibo benshi. Uyu munsi umwana w'imyaka 16 abaryamana n'umuntu runaka. Uyu mwana ungana gutya ku myaka 16 ngibaze ko abasigaye ashaka kwambara buri kimwe cyose gihenze cyangwa se kigezweho kiri gucaracara hirya no hino ku isi. Uyu mwana ni maraya mubi cyane ku buryo buri mugabo wese uje umwereka ibimenyetso by'amafaranga ubwo aba yamutwaye. Wibuke yamutwaye mu byo ashaka byose nk'umugabo cyangwa se nk'umugabo. Ngibi igitangaje ni uko abakobwa bose bagizwe ibimenyetso by'ubusambanyi barangira babaye umwanda, barumiwe cyangwa se bumiwe. Ati mbese ni bangahe muri bo uzi muri guhindura isi batuyemo muri abo? Ni abagabo bangahe? Ati ni bangahe mu bagabo bitwaye gutyo bari guhindura isi uyu munsi batuye bayikoresha ibikorwa byiza? Ati mbwira ikintu cyiza uzi bashobora gukora neza kuri iyi si. Bose bagurishije cyangwa se basa n'abagurishije ubugingo bwabo
ku mibonano mpuzabitsina kuri icyo giciro cyonyine, ngo bose bagendera ku ishema ry'ibyo bambara, amahoteli menshi bararamo cyangwa se meza bararamo bagenda bararamo. Icyo nicyo kintu kimwe cyonyine kizima ngo bumva ko bagezeho kuri iyi si. Ngo nyamara bagenzi babo haba abagabo cyangwa se abagore batitwaye nkabo bo bakanabita ibigwari, injiji, abo ngabo uyu munsi ngo bari kubaka ubwami bw'amafaranga bameze neza, abo byahiriye. Reka nako tukongeraho n'ubutumwa mu gihe abandi ahazaza habo habaye umwanda. Atereka mbaho inama abasaza banjye n'abashiki banjye, ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi ntumenye watakariye. Niyo mpamvu guhera uyu munsi ijya ukurikira amasomo wungukira hano kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Amasomo yagufasha mu buzima. Inama nshobora kuguhereza ku bagabo ngo mureke ntimuzongere gutuma irari ryanyu ribayobora ngo ryice ejo hazaza hanyu, mujye muhora ku isonga. Abagore bashiki bacu ngo ibishashagirana byose si zahabu, mujye mutuma ahazaza hanyu haba heza kandi muharanire cyangwa se mubiharanire n'abagore. Kandi ngo umwanya wo gutangira ibyo byose mwiza, n'uyu nguyu tubivugiraho hano ni kuri Telemontagne Rwanda, ahantu ukurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu byiza dukenera cyane buri munsi ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Menya byinshi ku bibera mu isi ukurikira Telemontagne Rwanda. Wimanutse munsi y'video ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu iyo hakanze utamutangira kujya mubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye, ubundi tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutasinzabure niyo gahunda. Amazina ni Samuel Mugisha. Reka Imana iduhane umugisha, niko duhora tuvuga, nimukora ako kantu ni subscribe ntimwibagirwe.